Muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Ubuzima ni urugendo rudasanzwe, ni urugendo rutarangira kandi rwuzuyemo ibyishimo n'ibigeragezo. Ujye wibuka neza, ugera ku isi nta na kimwe ufite, nta mafaranga, nta mitungo, ariko uko ugenda ukura ugatangira kwiruka inyuma y'ibintu. Wiruka ushaka ubuzima, wiruka ushaka amafaranga, wiruka ushaka kubaho neza kurusha abandi. Ariko se wigeze wibaza ibi? Ese ibyo wiruka inyuma bizigera birangira? Zirikana ibi. Gushaka ubuzima, gushaka ibintu ntibirangira, birakomeza iteka. Niyo mpamvu ukwiye kwibaza uti, ese ndimo kubaho cyangwa ndimo kwiruka inyuma y'ibintu gusa? Ishimira aho ugeze, kuko amaherezo ntitwibukwa n'ibyo twari dufite, ahubwo twibukwa n'ubuzima twabayemo n'uko twabanye n'abandi. Nakubwira nti rero komera kandi ubeho ubuzima bwawe neza. Ubuzima ni urugendo rudasanzwe rwuzuyemo amasomo. Twese dutangirira ku busa kandi bikarangira dushaka byinshi. Icyo ukwiriye kumenya, ubuzima bwawe ntago burarangira. Urugendo ruracyakomeza, urugendo rwawe ruracyari rurerure. Kandi ubuzima bugira agaciro iyo wicaye neza ukabitekerezaho, ukibaza aho wavuye ndetse ukareba n'aho ugeze. Hari igihe ugeramo bikagusaba guceceka, kandi ufite ibisubizo, ariko ukavuga uti reka nceceke, ndwane n'ubuzima, ndwane n'ibyanjye. Kandi icy'ukuri ni uko ibintu bitazigera birangira. Uyu munsi turabishaka, ejo turabishaka, imyaka igashira n'indi igataha, tugishaka ubuzima, tugishaka ibintu, tugishaka kubaho. Ariko ugomba kumenya ko uri ku isi kandi ukwiriye kubaho rwose, ukabaho neza. Ikindi kandi ukabaho ubuzima bwawe, ukabaho ubuzima bwiza, ukabaho ubuzima wumva wishimiye, kandi ukamenya icyagufasha mu buzima urimo. Nakubwira ngo icy'ingenzi si ibyo ufite uyu munsi, ahubwo se ibyo ufite ubibamo gute? Ibyo ufite ubijera gute? Ibyo ufite ubana nabyo gute? Bya bindi byakuvunnye, bya bindi waruhiye, bya bindi wahoze wirukaho, Imana yagufasha ukabigeraho, ubana nabyo gute? Kandi ukamenya ko ubuzima atari irushanwa, ahubwo ni urugendo rwo gusobanukirwa. Ukamenya ko ugomba kugenda mu mbaraga zawe, ukamenya uko ugomba guharanira ibyawe, ukamenya uko ukwiriye gucungana n'ubuzima bwawe, ukamenya uko ubwitwaramo. Ubuzima ntabwo ari urugendo ruzigera rurangira, ahubwo ubuzima turiho uyu munsi ni urugendo rukomeye cyane, nk'uko nabibabwiye, rudasanzwe umuntu agendamo buri munsi, kandi urugendo utatekereza ko rwahita rurangira, cyangwa se ngo ugere ku byo wifuza uwo mwanya. Tumenye kubaho mu gihe cyacu gito dufite, kandi tubeho ubuzima bwacu, ubuzima buharanira amahoro, ubuzima buharanira kugera ku iterambere twifuza. Tumenye kubaho ubuzima bwacu. Byinshi birahita, abantu barahita, ibintu byose bijya birangira, ariko twebweho ikidukwiriye ni ukubaho, ikidukwiriye ni ukurwana n'ubuzima turiho, kandi tugaharanira kububamo neza. Rero icyo nakwifuriza, baho kandi urugendo rwawe urubeho neza. Buri wese agenda arucamo, nta muntu n'umwe uri ku isi udaca mu rugendo rw'ubuzima, udaca mu byishimo ndetse n'imibabaro, buri wese abinyuramo. Rero haranira kubana n'abantu amahoro, haranira kurema ibyishimo mu bandi, haranira gukomeza urugendo rwawe, wikomeze ndetse ukomeze n'abandi mu rugendo rw'ubu buzima, mu rugendo rugoye, mu rugendo rusaba imbaraga nyinshi z'umubiri ndetse n'imbaraga nyinshi z'ubwenge, kandi uharanire kubaho mu mahoro mu gihe cyawe. Nakubwiraga ngo ubuzima ni urugendo rurerure, kandi urugendo rudusaba gutekereza cyane, urugendo rudusaba gukora cyane, urugendo kandi rugufi rwihuta cyane rw'ubuzima. Rero mu gihe cyawe ukiriho, mu gihe cyawe ugishakisha, mu gihe ugitijwe kubaho, mu gihe ugihumeka, gerageza kugenda mu rugendo rwawe neza, kandi uharanire amahoro mu bantu bose. Reka nkubwire ngo rero wakoze kunkurikira,
hano ni kuri Meranse TV Show, turi kumwe mu bindi biganiro byiza, naho ubutaha.